Isa tugezemo rero tugiye kuba tuganira ku ihungabana mu rubyiruko riterwa n'amakimbirane yo mu miryango. Turaza kuba turebera hamwe rero cyo buri wese asabwa uburyo twasesengura iyi nsanganyamatsiko kugira ngo tuze gukomeza kugira umuryango utekanye bityo dutere imbere nta nkomyi n'imwe. Muri kano kanya rero ndi kumwe n'abatumirwa batandukanye, ndi kumwe na Claver Gatabazi, ni umuhuzabikorwa w'ibikorwa byo kubaka amahoro muri porogaramu yo kubaka amahoro no gukumira jenoside muri Never Again Rwanda. Tubaha ikaze. Murakoze cyane Celestin. Yego mumeze neza? Turashima Imana. Ikaze kandi kuri Fabrice Hitayezu ushinzwe ubuzima rusange muri Medesar. Medesar mumeze neza? Natwe tumeze neza. Medesar ni iki? Medesar ni umuryango w'abanyeshuri biga ubuganga mu Rwanda. Kari umuryango ukora ibikorwa bitandukanye, yaba ibikorwa bigamije guteza imbere ubushobozi bw'abanyeshuri ndetse n'ibikorwa bigamije guteza imbere ubuzima bwiza bw'abaturage hano hanze dutuye. Ni byiza rero ko tuzakuba tuvuga umuryango, tukavuga ingaruka zirimo, tukavuga n'uburyo umuryango ushobora kubakwa mu buryo butekanye, tukarinda yahungabana mu rubyiruko ndetse n'abagize umuryango muri rusange. Ariko turahera mu mizi y'umuryango kugira ngo tuze kureba umuryango uhungabana uko wabayeho kandi utekana uko wabayeho. Ubundi procedure cyangwa se inzira nziza iboneye yo kurema umuryango ni yihe? Ese uburyo bari kubicamo bidakwira n'ibyo bikaza kugira intandaro kuba hazamo amakimbirane nayo ni yihe? Claver mutangire mudufasha. Murakoze cyane Celestin. Ubundi gushinga umuryango cyangwa se kubaka urugo ni igitekerezo cyakavuye mu muntu muri we ku giti cye. Yaba umukobwa yaba umuhungu, uwo akabitekereza ku giti cye akabona ko bikwiye. Icyo gihe yabitekereje ku giti cye akabona ko bikwiye, ni nabwo anyura mu nzira nziza zo gushaka uburyo ashinga umuryango cyangwa se yubaka urugo rwe. Haba gushaka ku ruhande rw'umukobwa ndetse haba no gushaka ku ruhande rw'umuhungu. Icyo gihe yabikoze bivuye muri we, yabitekereje yanabigambiriye, nta pressure imuriho cyangwa se nta gitutu kimuriho, aba yanize neza uburyo azubaka umuryango we. Nyanganga naho hazamo n'inzego zitandukanye ndetse n'amadini n'amatorero kubafasha rwa rugendo. Kubafasha muri rwa rugendo. Haba kubasengera, haba kubigisha ndetse n'umuryango kubigisha, ariko igitekerezo nyinize nacyo gushaka cyavuye mu muntu giti cye. Ndetse amaze no kureba n'uwo bazashakana, yamwize neza, yabonye ko bikwiye ko kubana nawe, yamumenye neza, yamusobanukiwe, haba mu mitekerereze, mu myumvire, mu byo atunze, mu byo afite, yamukunze muri make, yamukunze. Aho ngaho wubaka urugo wabiteguye, bikanagufasha no kwimuka uva mu rwego rw'ubusirateri, mu buryo bw'ibitekerezo no mu buryo bw'ibikorwa, winjira mu rugendo rwo kubaka urugo. Ikibazo rero gikunze kuvuka, dukunze kubona hano hanze mu rubyiruko, abenshi bashaka bitanabavuyemo. Tuba mu miryango, duturuka mu miryango, dufite imiryango itandukanye, dufite n'inshuti, dufite n'abavandimwe. Iteka ubundi iyo uje neza mu muco nyarwanda, usanga ababyeyi bashimishwa no kumwana ashaka, bakayimushyira cyane cyane yageze mu myaka yo gushaka. Bati kudashaka bimeze bite? Bati kudashaka utegereje iki? Warangije kwiga, urakora, ufite akazi, impamvu udashaka ni iyihe wa mukobwa we? Matura musore kwa kanaka nta somukoze ni mungana, ntimwarangije kwiga, ntubona ko afite abana babiri, utegereje iki? Ubu ni ku mpande z'umuhungu n'umukobwa. Noneho umwana akaba yashaka umugore cyangwa se umugabo kubera igitutu cy'ababyeyi, ndetse bikaba byabona ngo akanashaka n'umuntu atanakunda, ari ukugira ngo ashimishe cyangwa se acecekeshe icyo gitutu cy'ababyeyi bi. Hari imvugo ibi mu bakobwa bavuga ngo bakeneye ngo umusore ufite gahunda. Ufite gahunda kuko nyine icyo agize icyo ashaka no gushaka. Ntago akeneye umusore akunda, akeneye umusore ufite gahunda wihuta. Urwo rugo rero ramutse rubayeho, tumva ibyakurikira. Yego. Ikindi turetse ibyo by'ababyeyi, hari ikindi kintu cyitwa gushaka amaboko. Gushaka kugira ngo ugire amaboko. Urukundo rw'imukiye ibintu bihabwa intebe. Urukundo rw'imukiye ibintu. Ugasanga umukobwa arashaka umuhungu kubera ko atamukunze, ari kubera ko afite akazi, kubera ko afite amafaranga, kubera ko ari umucuruzi, turuka mu muryango wifashije, agakora imibare y'ubuzima ariko atakoze imibare y'urukundo ruvuye muri we
rushobora kuzatuma abana n'uwo muntu yaba umuhungu yaba n'umukobwa. N'abahungu b'iki gihe nabo basigaye bari abakobwa bifite. ntawe ugipfa gushaka umukobwa gutyo ngo adafite akazi cyangwa adafite amafaranga cyangwa se atararangije kwiga ngo avuga ati ibyo ari byo byose buriya mu minsi y'imbere araba yabonye akazi. naho mperutse kumva mu karere kamwe rwose bisaba ko umukobwa ari buzana amafaranga ashyira ku meza kugira ngo umusore amwemere ko bari busezerane. hari uturere tumwe na tumwe birahari rwose byagarutsweho. wenda ntabwo twatuvuga ariko turahari twese twaratwumvise ko hari icyo umukobwa agomba kuba afite kugira ngo umuhungu amusange. Urumva rero gushaka muri ubwo buryo nta rukundo rwabayemo byanze bikunze ntabwo biramba, ntabwo bishobora kuramba. Ikindi nanone ni aderese, gushaka aderese. Iki gihugu cyacu kubera ko cyahuye n'ibibazo bitandukanye birimo na jenoside yakorewe abatutsi, abantu benshi usanga ari imfubyi, usanga batagira imiryango, usanga ibibazo ni byinshi. none umwana akaba yavuga ati hari umukobwa cyangwa se yaba n'umuhungu, tereka nshake ngiraho mbarizwa, ngira aderese. ubu urumva agiye gushaka kubera kondisiyo za bwa buzima arimo, ntabwo agiye gushaka kubera ko yakunze uwashaka. ntabwo ari amahitamo ye. ibyo rero byose nongeyeho n'ikindi cy'igitutu nanone cy'urungano. urungano bujyana rwo ruteza ibibazo. kuba ukorana n'abantu b'abagabo, uri umusore ugeze mu myaka 35 wifitiye wenda gahunda zawe zindi wapanze n'igihe uzashakira, ari ugasanga abantu baraguhozaho igitutu, bakugenera igihe cyarenga bakongera bakanakubaza. ariko si wowe imyaka umaze ukora ukorera nde? ubu ntabwo ubona ko ushaje. ari umukobwa cyangwa umuhungu, ntabwo mvuga uruhande rumwe, bose baba bafite ibibazo by'igitutu cya bagenzi babo, cyane cyane abo biganye, abo bakorana, abo baturanye. utegereje iki? umuntu byaba ngombwa agafata icyemezo. niho ahantu usanga umuntu atangiye kuvuga ati nta mukobwa mwambonera, ntagifite ubushobozi bwo kwishakira. ntawandangira umukobwa kunumva ngeze mu gihe cyo gushaka, we nta mwanya afite wabyo. kandi babyita pasi. babyita pasi. urumva n'ibyo bibazo byose nkubwiye, mu by'ukuri umuntu ashatse muri ubwo buryo butandukanye ni bukeya mvuze, ariko ushatse muri ubwo buryo butandukanye maze kukubwira, ntabwo mpamya ko urugo rwawe rwaramba. ngo hasigayemo n'ikintu cyo kutamenya guhitamo neza niba ari umuntu, haba umuco n'imyifatire. abantu bagahura mu nzira bagenda gusa bagahita bakora kuri interineti atanamuzi, kuri za Facebook, akareba uko ameze, akareba uko asa, agahita amwandikira, bagahura, bahura bakaganira, bakemeranya, ibindi bikazaba biza nyuma. ibyo rero iyo bigeze mu rugo ntago bikunze kuramba. kubera iki? kubera ko ni uwakoze ikintu kitavuye muri wowe, uwakoze ikintu utiteguye neza ngo ubone kugeza igihe cyo kugikora. icyo ni kimwe. cya kabiri, uba utimutse ngo uve mu rwego wari urimo rw'ubusiribateri wibone mu rwego rwo kubaka umuryango. wagiye fizikare ariko mu buryo bw'imitekerereze ntago wakuze. urashaka kumera kwa kundi uko wari umeze uri umugabo, uri umusiribateri, cyangwa se urashaka kumera kwa kundi uko wari umeze uri umukobwa, kandi nyamara wamaze kugera ubwo wamaze gufata izindi nshingano zitandukanye. ibyo rero niho cyane cyane havuka amakimbirane akomeye. tureke wenda kuvuga amakimbirane ashingiye ku mateka y'abashakanye, nayo yarahari, wenda turaza kuyavugaho. ariko kenshi na kenshi amakimbirane nizo mpamvu ni gatanya impamvu za gatanya nyinshi cyane zikomoka ku bantu bagiye bashaka muri ubwo buryo. nk'ubu ngubu yifashe nk'urugero, urukiko rw'ikirenga rwigeze kugaragaza imibare mu 2018, bagaragaza ko muri raporo zabo bagavuga ko imanza za gatane muri 2016 zari 21, ariko kugeza muri 2018 zari zikubye inshuro 60, zimaze kuba 1311. ubu urumva iyo volume, urumva uko kwihuta
ahantu kwaba guturuka. abo ni abagiye mu nkiko kandi kugira ngo batandukanywe n'amategeko. abo ni abagiye mu nkiko batandukanywe n'amategeko, noneho hari n'abashakanye bitemewe n'amategeko. Yego, abo bo bagenda gutyo bakongera bakanatandukana. harimo n'abatandukanyijwe n'urupfu ariko kuko umwe yiyahuye. kuko umwe yiyahuye, kuko kubana na wa wundi abona ari umuzigo cyane rwose. ibintu byo kwiyahura byo wenda turaza kubigarukaho, nabyo ni ikindi kintu, haba mu miryango haba no ku rubyiruko. nabyo turaza kubigarukaho tubirebe mu myaka itandukanye. uko kwiyahura ukomoka ku bintu byinshi, ngira ngo tugera twumva mu turere dutandukanye, kumva umugabo yishe umugore, kumva umugore yishe umugabo. abatabashije gukora ibyo ngibyo rero abenshi bajya Nyabugogo n'ahandi ku Nkundamahoro bakamanuka. nanone sinzi niba wanyemera nkakwereka imibare y'abantu bagiye biyahura mu myaka itandukanye. nibyo bituma tureba umuzi w'ibibazo yego twahereye mu mizi kugira ngo tuze kureba ibihari uyu munsi. hari igihe tuba turebera hejuru ngo abantu ntibagishobotse, ariko se kuki badashobotse? abantu barashaka ibintu, kuki bashaka ibintu? hano twari twahereye. iyo ugeze mu bantu bagerageje kwiyahura ariko rimwe na rimwe bagahagarikwa, babyita suicide attempts. bagerageje kwiyahura bagateshwa mu myaka wenda twahera mu myaka 3 yonyine, kuva 2019 kugeza 2021. usanga 2019 ari abantu 813, 2020 ari abantu 1728, 2021 usanga ari abantu 2556. imyaka iriyongera nabo biyongera. ubwo iyo ugiye ku rubyiruko wenda turaza kubigarukaho nyuma, turaza gusanga ibintu bishobora kuba biva ku babyeyi cyangwa se abangaba ni abantu rusange. turaza kubona ahagaragara urubyiruko rwagerageje kwiyahura. natwe mu byo tuba tubivuga hano mu itangazamakuru turabibona, no mu cyumweru gishize harimo n'abo urubyiruko rwose barenze umwe biyahuye. natwe ubwacu twabavuze hano barahari. ni ikibazo rero gikomeye. turimo turavuga amakimbirane akomoka ku muryango ndetse akagera no ku rubyiruko. ni kimwe nuko ibibazo biri ku babyeyi bigenda bikagera no ku bana, bikaba uruhererekane. wasanga niba umubyeyi yaragerageje kwiyahura, umwana yabibonye wenda yateshejwe, nawe akongera akagerageza kwiyahura. nanone iyo tugiye mu mibare, iyo urebye urubyiruko rwagerageje kwiyahura mu mwaka 2021 muri raporo ya RIB, usanga bafite cases 576 z'abantu bagerageje kwiyahura. muri abo 1/4 cyabo ni abantu bafite imyaka hagati ya 18 na 25. urubyiruko gusa. wenda turaza kureba impamvu nyuma kuko ni nyinshi cyane, ariko urumva ikintu cyitwa umuryango uko gihagaze. umuryango wacu no kuhagaze muri iyi minsi. ushobora no gusanga turaje tugeze kuri iki kibazo wenda cy'amakimbirane akomoka mu muryango akagira cy'amakimbirane uyu munsi. nagira ngo tugere ku makimbirane, ubwo tumaze kugera aho duhagaze, tuze kureba bimwe tureba uno munsi tubirebera mu ndorerwamo ya mugenzi we cyangwa ibyo turebesha amaso biri hafi, ariko nyama tutasubiye inyuma. ariko ngira ngo ahangaha Fabrice araza kudufasha nawe kugira ngo tuhite tuhuza bino tuvuze n'uburyo bw'ubuzima. yenda araza kudufasha tunamenye ubundi buzima bwo mu mutwe n'iki muri rusange. ariko waruvuze uti kari akantu ko kuvuga ko umuntu ashobora kuba dufata umubyeyi akonsa umwana, ariko umwana akazonka bya bikomere cyangwa se ryahungabana cyangwa se ikindi kintu kiremereye wa mubyeyi, ku buryo wa mwana kizaba mu byinje mu mubiri we nyine. we ntaho yahuye n'ikibazo runaka, ariko umwana agize za ngaruka z'ibyo umubyeyi we yanyuzemo. ubundi iyo procedure mu buryo bw'ubuzima imeze. murakoze. icyo ni ikibazo cyiza cyane, kandi ababyeyi bakwiye kubimenya yuko koko bihari. usanga umubyeyi cyangwa undi muntu ukuze abwira umwana ngo ubundi se ngo urigira gutyo ngo wahuye n'ibihe bibazo, ngo udasinziriye kubw'ikihe kibazo, ngo umwana mutoya ngo yahura ate imyaka 10. utwo tuntu tujya tutwumva, nyamara nk'uko yabikomojeho bishobora kuba ari byo yahawe mu ruhererekane. ubundi nk'uko tubizi, inzira y'ubuzima bwa muntu itangira iyo intangangabo n'intangangore zigihura, hakabaho urusoro. yego rero uko urwo rusoro rugenda rukura, uko hagenda hakorwa umwana mu nda y'umubyeyi, niko umwana bafitanye isano rikomeye n'umubyeyi w'umumama cyane cyane, ariko n'umupapa baba bafitanye isano.
nkuko tubize hari n'igihe umuntu aririmbira umwana uri mu nda, umwana agatera nk'akageri, ibyo turabizi. Umwana uri mu nda aba yumva rero, sibyo? Duhereye kuri icyo ngicyo, umwana uri mu nda aba yumva. Ibibazo umubyeyi ashobora kuba afite agitwite biba bigera ku mwana ku kigero kiri hejuru, ari naho iryo hungabana n'ibindi bibazo umwana ashobora kuzakurana bishobora gukomoka. Kimwe n'iyo avutse, naho hantu avukiye ibibazo bihari nabyo bigenda bimugeraho. Ushobora kuvuga ngo ntago afite ubwenge, ushobora kuvuga ngo ntago aragera igihe cyo kubona ibibazo bihari ngo atangira bitekerezeho, ariko ababibona. Umupapa yataha yivovota cyangwa atazana umwuka mwiza mu rugo, nakiri mu nda burya aba yabyumvise. Umwana niba afite amezi angahe, umwana akahita arira intonganya z'ikiba. Burya niyo umubyeyi ari konsa umwana afite agahinda, umwana bimugeraho. Haba hari isano rinini rihari hagati y'umubyeyi n'umwana kuva umwana agitangira kubaho kugenda mu rugendo rwe rw'imikurire kugera abaye umugabo. Iryo sano rihoraho iteka ryose. Rero niyo mpamvu niba hari ikibazo gihari umubyeyi afite w'umupapa cyangwa umumama, byanze bikunze cyakiri bugere ku mwana. Kandi ikindi kintu ngira ngo mvugeho neza ni uko burya no mu buzima busanzwe imyanzuro yose dukora cyangwa se dufata igira ingaruka mu gihe gito kiri imbere cyangwa se igihe kirekire kiri imbere. Uvuga ngo buri kantu kose ukoze kaba kazagira ingaruka, buri kantu kose kabaye kaba gafite ingaruka zawo, zishobora kuba ari ingaruka nziza cyangwa ingaruka mbi. Niyo mpamvu no mu buzima busanzwe dukwiye kwitondera imyanzuro n'ibikorwa dukora. Ibyo bigatuma bitwinjiza rero kudufasha kumva igisobanuro neza cy'ubuzima bwo mu mutwe, atari ukurebera ku kantu kamwe cyangwa se ngo umuntu yumve ko ari ibintu bitanamureba. Igihe dushobora kuvuga ubuzima bwo mu mutwe, abantu bakahita bumva ibisazi, umuntu wabaye umusazi cyangwa se wabuze ubwenge. Ariko iyo tuvuze ubuzima bwo mu mutwe mu busanzwe tuba tuvuze imibereho yawe n'imikorere yawe y'ubwonko bigenda bite. Ubwo mu buzima bwo mu mutwe dusangamo amarangamutima, dusangamo amarangamutima harimo agahinda gakabije, harimo umuhangayiko ukabije, harimo imyitwarire idasanzwe, kubona hari ukuntu umuntu yari asanzwe yitwara, nyuma y'iminsi birahindutse, tangiye kujya agira umujinya cyane, asubiza nabi, ntagiseka, imyitwarire nk'iyo ngiyo. Hakazamo n'icyo gice kindi navuze nyine cyo kuvuga cy'ibisazi cyangwa se nk'uko bavuga ngo hari ikibazo umuntu afite hehe mu bwonko. Ibyo ni ibice byinshi bigize ubuzima bwo mu mutwe. N'abatubwira ko ngo burya ngo nta muntu utagira ngo dusaze, ngo twari duke ngo cyadutandukanye, bari byo? Aya ntago ari byo. Ibisazi ni igihe umuntu tuvuga yuko umuntu agize ibisazi igihe ubwonko bwe bukora ibintu watagizemo uruhare, ibintu nyine atabasha kugiramo ubugenzuzi, bikaba nk'ubwikoresha. Ku buryo natwe turabizi hari abantu tuvuga ngo barasaze nyuma bakongera bakaba bazima. Rero iyo yasaze murabizi yuko niyo yakora icyaha runaka ntabwo ashobora kumuhana kimwe n'umuntu wabikoze ari muzima. Iyo mureba umuntu banze yuko cyangwa se byagaragaye yuko afite ikibazo cy'ubusazi, biba bivuze yuko ibikorwa akora mbese nubwo ari we ubikora ntabwo aba ari we ubikoze ku bushake bwe, ni ikibazo afite, nta mahitamo abifiteho. Ibi byose biraza kongera bitwinjize, turavuga ubuzima ntabwo umuntu burya ngo ubuzima bw'umutwe bwahungabanye n'ubuzima rwose ntibushoboka. Iyo ubuzima bw'umuntu ku giti cye budashobotse n'ubw'umuryango ntibushoboka, n'ubw'igihugu burahungabana. Turetsa ku rubyiruko nk'imbaraga uyu munsi tuvuga ngo z'igihugu zubaka kandi vuba, ariko zahungabana hazaza bahungabanye none munsi naho, ariko ni iz'igihugu zubaka uyu munsi kandi vuba tukazashingira kuri ibyo. Reka rero tuhite tugaruka kuri turahuza ubwo buzima, ariko tugaruka ku muryango uyu munsi twabonye duhereye mu mizi, ariko turebe noneho wenda hari batavuga ati ni ibinyejana byatambutse, ariko tuzi uyu munsi noneho rero turebe uburyo umuryango uno munsi ubayeho n'ibiwugarije n'impamvu yabyo. Twamaze kubona yenda ingaruka cyangwa amakimbirane n'ibindi bihari ko bikomoka ku hahise. Tuzi uyu munsi rero turi ku muryango ubayeho, tuzi aka kanya ku buryo n'uwavutse mu myaka wenda 10 ishize yisangamo, tutagiye mu mateka ya kure. Urakoze cyane. Ngira ngo natangiye mvuga inkomoko nakwita iyo amakimbirane mu miryango mu gihe cyo gushinga urugo.
ubu rero ni ukuvuga ngo icyo tugiye kuvuga, ese uwo muntu washinze urugo muri ubwo buryo cyangwa se ubundi, ni ibihe bimenyetso bigaragaza ayo makimbirane? Ese ni izihe mpamvu zigaragaza ayo makimbirane mu miryango ashobora kuba yaba uruhererekane rw'ihungabana ryambukiranya ibinyejana? ubwo ndavuga intergenerational trauma. icya mbere, dukunze kubona amakimbirane ashingiye ku mateka, nta yindi mpamvu. Abantu bagashakana batabiteguye nk'uko nabivuze, bageza hagati amateka ya buri umwe agakurura undi, ugasanga bagize amakimbirane, bagize intonganya mu rugo, bagize amakimbirane. Aya makimbirane baba bariho bavuga, cyangwa se ibyo bintu byose baba bapfa, baba babisangiza abana. Buriya ikintu ibihugu byatembere cyane biturusha, ngira ngo kenshi na kenshi n'abakunda kureba za filime bajya babibona. Ujya ubona nk'iyo reka mvuga nkoresha izina ngo umuzungu yatonganye n'umugore we cyangwa n'umugabo, bagerageza guhisha umwana. Ugasanga bamuhise hariya, banagaruka umwana akaba yabaza ati ibyo numvaga ni ibiki? Umubyeyi akavuga ati no twaganiraga, hari ikintu twaganiraga, there is no problem, nta kibazo na kimwe gihari. Mu gihe twebwe akazaho n'igihe iyo umwana babona utari kumwitaho neza, leta cyangwa ibigo bashobora kumutwara kuko bakavuga ko utamushoboye. Bashaka kumutwara bakavuga ko utamushoboye. Uretse ko natwe mu mategeko yacu y'igihugu cyacu nayo ndumva iyo ngingo ibamo yuko igihe umuntu ananiwe kumvikana ku mwana mwembi, urukiko rushobora kugena umurera cyangwa se mukamwishakira. Ariko ayo makimbirane twebwe ikibazo dufite mu muryango wacu w'Abanyafurika cyangwa se mu Rwanda muri rusange by'umwihariko, ni uko usanga abantu banatongana n'abana bahari, ndetse bamwe bakanabinjizamo ibyo bintu byose batunganira. Umwana akajya ku ruhande ashaka. Niba bapfuye wenda ayo mateka yabashingiye ku moko, ugasanga umwana aho ibyo bintu byose arimo arabyumva. Ese uwo mwana azakura ati? Uwo mwana icyerekezo cye ni ikihe? Niba umupapa yagiye wenda agakoresha umutungo nabi, akaza yasinze, yakima n'umugore, umwana agahita afatanya na nyina, akabona se ntacyo yamumariye, kurwana na se, kubera ko se ntacyo yamumariye. Ibyo bishingiye rero kuri ayo mateka bafite, cyane cyane wenda navuga ashingiye ku byo twakwita amoko. Byo ni na bibi cyane, kuko bishobora kuvamo, naguha urugero rumwe. Mu karere kamwe wa mugani ntago nakavuga, naho twagiye gutanga amahugurwa, umudamu atubwira ko turimo turavuga amakimbirane y'umuryango, atubwira ko yashatse umudamu, twavuga ko yari umuhutu, ubona umugabo wari umurescape, bagashakana, ariko nyuma imiryango ikanga, bibaviramo nabo kujya batongana, noneho bagatongana abana babumva. Ba bana nabo bahura n'ikibazo cyo kuvuga ngo iwabo basi ntibabemera, niba babonye ntago babemera. Ese abo bana bari nibyo, kandi bo mu by'ukuri ntago ibyo bintu byakwiye kuba amakimbirane ashingiye ku mateka babyinjizwamo. Ubwo bya bindi twita ibwene ngengabitekerezo ishingiye ku moko, birinjira mu bana, kuko nibyo bapfa, nibyo barimo bapfa. Ubu mwana icyerekezo cye ni ikihe? Ibyo ari n'amakimbirane ashingiye ku mateka ya bamwe mu bashakanye. Iyo ugiye kureba ikindi gikomeye cyane muri iyi minsi gishingiye kuri muri za mpamvu navuze mbere z'umuntu agiye gushinga urugo, usanga abantu benshi bapfa ikintu cy'ubuharike mu miryango, haba ku mugore cyangwa se ku mugabo. Ibyo nabyo bivamo na gatanu, itegeko rirabyemera. Ugasanga ese uwo mwana ureba ababyeyi, ise ajya gushaka undi mudamu ku ruhande, ataye nyina, wa muhungu bazabyara we bizagenda biti? Abona se yirwa, ese wabibona ati? Abona yenda yirwa yinywera cyangwa yirwa aho ngaho, we ugasanga agiye mu nzoga, buri munsi atashye yasinze. Ese uwo mwana uburere arimo guhabwa ni ubuhe? Ese icyo kintu abona na se ashobora gukura atagikunda, agahungabanywa nuko abona se ameze, cyangwa se mama we ameze, banywa ibyo biyobyabwenge, cyangwa se barabaswe n'izo nzoga. Ariko igihe kizagera nawe ibyo bintu bimugireho ingaruka. Intonganya nyinshi zishingira kuri kunywa inzoga, ubwo buharike, ayo makimbirane ashingiye ku mateka, ababyeyi batita ku nshingano zabo ngo bite ku bana. Ibyo ni ibintu tujya tubona.
hari n'ikindi kintu abantu batajya bakunda kuvuga kijyanye no gushaka imibonano mpuzabitsina ku ngufu, GBV, yego, cyangwa se mu gifaransa babyita infidelite sexuelle cyangwa se sexual infidelity n'ibindi nk'ibyo bitandukanye. noneho ugasanga hari ikindi cyitwa communication hagati y'ababyeyi. burya ababyeyi bataganira, abana muba mubaremamo sinzi ko nabyita suicide character. icyo cyose kirahari cyane, usanga bavuga bati se ko papa atabimbwiye, ko mama atabimbwiye, ndabikurahe. ugasanga nta mwanya w'umuryango, nta quality time mu muryango ngo abantu bicare baganire bo ubwabo nk'ababyeyi, bagiye bafata ingamba z'urugo, uburyo bakubaka urugo n'ibindi. Hagiye inteko z'umuryango bicare baganire n'ibindi. noneho banaganirize n'abana. habaho iyo ntuze ku guhuza, sinzi ukuntu umva nabyita mu Kinyarwanda, iyo communication cyangwa se relationship iri hagati y'umwana n'umubyeyi muri gahunda zo mu rugo kandi nziza, ku buryo umwana yumva ko umuntu wese yagisha inama, ntawe yagisha inama arenze mama we cyangwa papa we. ariko ab'iki gihe hateye ikintu cyitwa ngo ni ugushakisha, shuguri cyangwa ni ugushabika. umudamu arabyuka aca, umugabo abyuka aca, nibyo niho isi twerekeza, nibwo buzima turimo. ariko basi twagumye gushaka akanya gato niyo yaba isaha imwe gusa, kugira icyo kuganira n'abana, cyo kubereka urukundo, kubereka ko muri kumwe. ndavuga ku babyeyi bahurira mu rugo, kuko hari abafite akazi kari hanze y'umuryango, ariko banakoresha na telefone ugasuhuza n'abana, ugasuhuza n'umuryango. ababyeyi bati umwana umurinda inzara gusa n'indwara ubundi, umurinda inzara ukamwigisha ibindi azimenye. niko bavuga. uwo muntu azakura ate? ese ntabwo ari hahandi hava umwana kwinjira muri bya biyobyabwenge, kwinjira muri za groupe zikoresha ibiyobyabwenge, nazo zifite imiryango imeze nk'aya yindi. ugasanga umwana yigiriye muri ba bandi bashoboye kuganira nawe, kandi agomba gukora nk'ibyo bakora, kuko bahuriye ahantu hamwe. yego. abandi ugasanga amakimbirane akomoka ku mitungo. hari ikibazo cy'ubukene buri mu miryango, abantu bagapfa ko ari abakene, umwe agashinze undi ko ntacyo azana. yego. ibyo ngibi byose abana baba babireba, umwana agakura afite igikomere cy'ubukene bw'iwabo. hari abafite imitungo bagapfa uburyo ikoreshwa, reka mvuga ngo bakayishwaniramo. umwe ati ndatwara ibyanjye, ndatwara ibyanjye. niho hava divorce, cyangwa se niho hava za gatane zo kubagabanya. ati niba tugabanya ibi, ngewe nzagenda nimenye, n'undi ngere nimenye. wa mwana bamutaye bamwibagiwe, umwana akajya aho yumva ashaka, dore ko n'amategeko nk'ariko abivuga, umwana ajya aho ashaka. ariko gusa tugarutse mu buryo bw'uburere mu muryango bw'umwana, uwo mwana agiye aho ashaka ku bushake bwe. ubwo se agiye aho ashaka bwo ngo arerwe nande? ni munsi y'imyanzuro y'ababyeyi. ntawe. ni ukuvuga ngo munsi y'ibibi by'ababyeyi umwana biba ngombwa ko ahitamo, ashingiye ku bibi hari nta cyiza kirimo cyane rwose. biba ngombwa ko yihitiramo aho agomba kujya n'ahandi. kandi buriya ikintu tugomba kumenya, na mugenzi wanjye yabivuzeho, burya umwana ahantu hambere avoma urukundo. hambere tuve ku mudamu, tuve ku mugabo, tuve ku nshuti bakundanye, tuve ku miryango yindi yo ku ruhande, ba onkire, ba tante, bande. ahantu hambere buriya avoma urukundo ni mu rugo, ku babyeyi be. ni nacyo kintu azasangiza abazahura nabo n'abazamukomokaho. none si yabibuze, ubu bazabyaraho bizagenda bite? ni gukoresha bwa buryo yakuye mu babyeyi. ibyo byose rero nari mvuze, n'ibindi bijyanye n'amateka y'umuntu. ubwo ni uruhande rumwe rwo kubaka umuryango, hari n'uruhande rumwe rw'umuntu ku giti cye, bitewe n'amateka ye. umuntu afite ibikomere bikomoka ku mateka yanyuzemo, nabyo bimubuza kubaka umuryango we. tuvuge wenda afite, mugenzi wanjye yabisobanuye neza, afite ikibazo wenda cy'ihungabana, reka mvuge ihungabana, uburwayi bwo mu mutwe bwo hari igihe buba bwafashe indi ntera. afite amateka amuhungabanya, n'urugero nka jenoside. ibyo bintu bikajya bihora bigaruka, kandi biragaruka yarabyaye. yego. si we, ntabwo ari we, ni amateka yaciyemo. ariko umwana arimo arabibona, kandi arabibona, nta ruhare yabigizemo. n'ubikora nawe nta ruhare yabigizemo, ni amateka yaciyemo.
ahantu hari ikibazo rero kinakomeye ni uko uwo mwana abona ibyo bikomere nyina afite cyangwa papa we afite, agakenera kumenya inkomoko yabyo n'uko byagenze, ntayibone. Yego, ntabone ayo makuru ahagije, ntabone ayo makuru ahagije kugira ngo byibuze avuga ati papa mama yanyuze muri ibi, aba abizi. Noneho hanaganirizwe ku makuru, ku mateka azi. We rero agira igikomere cya mbere cyo kutamenya impamvu mama we cyangwa papa we yameze kuriya, bikamutera nawe gukomereka, akibaza kuki atanabimbwira, ubundi kuki atabimbwira, agatangira kurwana n'umutima, asa n'amakuru yakuraye handi. nyina akanga kumuganiza cyangwa papa we kubera ko atari yagira imbaraga zimuganira, cyangwa se kubera ko atanabishaka. Nizo mpamvu zombi. Ashaka kuba ataragira imbaraga zimuganira ayo mateka yaciyemo, ashobora no kuba atanabishaka, muri rwo kugira ngo amurinde, ye kumubwira kugira ngo wenda nawe bitazamuteza ikibazo. Ariko nubwo amurinda kugira ngo ye kugizagira icyo kibazo, azahura n'ikindi kibazo cy'igikomere cy'ukuntu umuryango we umeze. Aho rero naho hava cya kintu cyo twita uruhererekane rw'ihungabana rwambukiranya ibinyejana. Sonda ntihazamo n'ikintu cyo nanabyita amakuru cyangwa kumenya uburyo buboneye bwo kugira ngo icyo ushaka gutanga kuwo wabyaye ugitange kitagize ingaruka. Yego, wagitanga kitagize ingaruka. Ariko ubwo se ubwo bumenyi cyangwa ubushobozi bose nyine barabufite. Ubushobozi kuko mwaravuga ati ngiye kugira ngo murinde neza nuko ntabimubwira, undi akavuga ati reka mbibwire ko akiri karakura bizi, undi akavuga ati nzagenda gake gake. Urumva abantu wese akurikije uko abyumva. Aho rero niho hazira ababifitiye ububasha cyangwa se umwuga kugira ngo abantu baganirizwe. Ni nayo mpamvu kugira ngo ukize uwo mwana uzahura n'igikomere gikomoka ku babyeyi, habanza kuganirizwa umubyeyi kugira ngo abanze we ubwe abe muzima, cyangwa se agire ubudaheranwa kuri icyo gikomere afite. Namara kugira ubudaheranwa kuri icyo gikomere afite, azanabasha no kuganirira umwana, kandi amuganirire mu buryo bw'ubwenge, ku buryo butamukomeretsa. Ariko igihe umubyeyi agikomeretse, ngo isazamo cyane cyo gusangira bwa budaheranwa kw'abo bantu nyine bakuze bahuye n'izo ngaruka cyane. Igihe umubyeyi agikomeretse, muri za mpamvu zose navuze hejuru, buriya ziriya mpamvu zose navuze zose, buri mpamvu ifite ibikomere, ntawe utanga icyo adafite. Ibyo rero kuvuga ngo haba muri za mpamvu zindi nabanje kuvuga imbere, imiryango ikwiye kuganirizwa. Njya mbona mu midugudu n'ahandi habaho ngo inshuti z'imiryango. Imiryango ikwiye kuganirizwa muri ubwo buryo butandukanye. Yewe n'inzego zibifitiye ubushobozi n'ububasha, zinabifite mu nshingano, zikwiye kuganiriza imiryango ku bintu bijyanye no kubaka ingo no kurera abana. N'abandi babyize mu buryo bw'umwuga, bize iby'ihungabana, byo kumira ihungabana, bize ibintu bya psychology n'ibindi nk'ibyo, bamanuke baganirize imiryango mbere y'uko banaganiriza abana, kuko ntabwo waganiriza umwana utaganirije umuryango ngo bikunde. Nagaruka wenda ku cyo nkatwe nka Never Again tugerageza gukora. Ntago hari RBC ifite abakansera batandukanye iragerageza mu by'ukuri, ariko umuryango nyarwanda urakomeretse. Kandi igihe ushobora gusanga mu buryo bw'ubuvuzi budakeneye ikinini, hakeneye kuganirizwa. Ni nacyo kintu gikomeye. Buri ikinini kiza nk'ikije gukaruma, ariko ntabwo kije nk'ikize gukiza. Igikiza cya mbere ni ibiganiro. Niyo mpamvu twebwe mu byo dukora bijyanye n'isanamitima, dushyiraho ibyo nakwita nka spaces, cyangwa se n'imbuga mu Kinyarwanda. Ni imbuga abantu bahurira, imbuga abantu bahuriramo z'isanamitima. Ababyeyi bagahura bakaganira kuri ibyo bibazo byose birimo ibi ngibi nagiye mvuga. Noneho abubatse neza badafite ibyo bibazo bakagereza kubaganiriza, bakabasangiza ibyo bikomere byabo, abandi bakagereza kubagira inama. Ndetse hakabaho n'izo mbuga cyangwa izo spaces z'urubyiruko, nabo baganiramo ibyo bikomere bashobora kuba bakura mu babyeyi. Abandi nabo bashobora kuba bafite uburyo ababyeyi babo babigisha, babaganiriza, nabo bakagereza gusangira ibyo bikomere byabo, bakagirana inama. Wa mubyeyi uvuye mu ihuriro
ry'isanamitima ahura n'umwana uvuye nanone mu ihuriro ry'isanamitima muri urwo rubyiruko, bose baba bafite amakuru n'intambwe bateye nta nubwo iba ari nini, ariko icyo nakubwira cyo ni ikibazo kigomba kwitabwaho mu mpande zose. Reka twongere twinjiye mu buryo bw'ubuzima. Noneho twinjiye mu buryo bw'ubuzima, turavuga tuti yenda izi ngaruka zabayeho urubyiruko rwahungabanye, yego n'abagize umuryango, ariko turimo turisa ku rubyiruko uno munsi. Turebe, umuntu ashobora kuvuga ati urubyiruko rw'uno munsi se babuze iki? Ko babayeho bafite umutekano, bafite amahoro, bariga, byose birahari, ko wowe wamureba ukaba utanamenya ko n'umuntu yahungabanye. Ubundi mu buryo bw'ibimenyetso bifatika urubyiruko biri kuranga urubyiruko rw'uno munsi bigaragaza ko ibyo bibazo bifite ni nk'ibihe, ku buryo n'umuntu ahita avuga ati bya bimenyetso bwo numva na wa mwana wanjye asa n'uri muri icyo cyiciro? Murakoze. Hari ibimenyetso umuntu wahuye n'ihungabana rikomoka ku makimbirane yo mu muryango mbona ashobora kugaragaza. Muri make ntabwo ibyo bimenyetso ari ibimenyetso byihariye umuntu agira kuko yahuye n'iryo hungabana turutse kuri ayo makimbirane. Ni ibimenyetso muri rusange abantu benshi bahurizaho iyo bafite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe bwahungabanye. Aho ngaho ni handi tuvuga nyine, ugasanga umuntu nk'ikimenyetso cya mbere, umuntu arigunze, sibyo? Ugasanga igihe kinini cye cy'umunsi akakimara yigunze, ugasanga ahora afite agahinda gakabije, ugasanga afite umuhangayiko ukabije, ugasanga rimwe rishimye, muri kuganira arishimye, ariko icyo ubona isarakara, ibyo bita bipolar disorders. tubona isarakara, ukabona mbese mudu yirahindutse mu kanya gatoya nk'ako guhombya. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso abantu bagaragaza, kandi ibyo ngibyo akenshi bizana nuko ibintu umuntu yari asanzwe akora neza ntabwo bakibasha kubikora neza, sibyo? Niba ari umunyeshuri ntabwo bakibasha kwiga neza, amasomo atangira gutsindwa mu masomo, amanota akagabanuka. Niba kuko turi kuvuga ku rubyiruko, niba umuntu yarageze mu kazi atangira kumva atagishaka gukora, yaba ari mu kazi akumva, ukabona umusaruro atanga ni mukeya. Hari ingaruka nyinshi cyangwa se n'ibimenyetso byinshi bigaragaza yuko umuntu muri iyo minsi ubuzima bwe mu mutwe ntabwo buhagaze neza. Kubihirwa, ugasanga umuntu ntabwo ubuzima buhagaze neza. Noneho nagira ngo dukomeze uduhurize ubuzima bwo mu mutwe turi kuvuga n'imibereho y'abagize umuryango izatera, ishingiye ku makimbirane, izatera nyine za ngaruka. Tuze kugenda tubihuza nyine ibyo bintu uguramungana, kugira ngo turebe uno munsi turimo turisuzuma, mu yandi magambo turimo turisuzuma ubwo duhuriza ubuzima bwo mu mutwe muri rusange n'imibereho y'abagize umuryango irangwa n'aya makimbirane. Ubwo twongera twinjira muri za ngaruka nyuma yo kubona uko biri guhura uyu munsi. Mugenzi wanjye yakoze cyane, yahereye ku kintu mbese nk'icyo wakwita yahereye mu mizi, areba ese mu muryango abantu bahura, wakwiye gutangira kubakwa gute, abantu bashinga umuryango baba baranyuze muri aya mateka. Noneho reka nanjye njye mu buryo bw'ubuzima turebe ese ko turi kuvuga ubuzima bwo mu mutwe, kandi akenshi iyo tuvuze mu mutwe tuba tugarutse ku bwonko, sibyo? Ku bwonko nibwo bukontorora cyangwa se bugenzura umubiri wose, bugenzura n'uburyo twitwara n'ibyo tuvuga byose, imiterere y'umubiri. Yes. Rero mu buzima bwo ubwonko bugira ibice bitandukanye. Hari ibishinzwe kuba wafata nk'intu mu mutwe nko ku bantu bari kwiga, kuba wafata amakuru, kwibuka ibintu. Hari ibishinzwe ibijyanye n'ubwoba, hari ibice bishinzwe amarangamutima. Ubwonko bugiye bufite ibice bitandukanye. Hari ubushinzwe kugenda, nyine kuba bugenzura imigendere y'umuntu, urateye intambwe, urahagaze, uzamuye akaboko, urakamanuye, urihengetse, urunamye, ibintu nk'ibyo byose ubwonko nibwo bubikontorora. Igikorwa cyose cya muntu. Yes. Rero nk'uko nawe mbivuze ko hari ibyo bice byinshi mu bwonko, ndashaka kugaruka ku bice bine bigize ubwonko. Hari igice gishinzwe ibintu ubwoba. Iyo umuntu ari guca mu bihe bigoranye cyangwa byihungabana, igice gishinzwe ubwoba gikora cyane, kirakora cyane. Noneho igice gishinzwe kugenzura amarangamutima, kimwe na memoire, ubwo ni nko kwibuka, cyo imikorere yakiragabanuka, sibyo? Ndaza kubihuza ibyo bintu
igice noneho nacyo gishinzwe kwiga gufata ibintu mu mutwe n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo bisaba yuko udukoresha ubwonko cyane nacyo imikorere yacyo ikagabanuka, noneho muri rusange n'imikorere y'ubwonko nayo ikagirwaho ingaruka. Ibyo bintu ndajya tubihuze gutya, ni uvuga ngo muri cya gihe uri guhura n'ibibazo mu buzima, cya gice gishinzwe ubwoba kiba gikora cyane, noneho cya gice gishinzwe kugenzura amarangamutima n'ibitekerezo n'ibyo wibuka cyo kigakora gake. Buri gihe ubwoba bukaganza, ugahora wumva ufite ubwoba, ugahora wumva wishisha abantu, ugahora wumva nta mutekano uhari, ukumva wasubiye inyuma, uri mu bihe bikukomereye cyane. Wajya mu kazi kuko cya gice cyawe gishinzwe gutekereza no gukora kitari gukora neza, wajya mu kazi umusaruro wawe ukamanuka, mu ishuri ntube ukora neza, sibyo? Ntaba ari igitekerezo kizima cyaza, ibintu byose ukabona ubuzima bwarangiritse, muri make ukavuga ati sinkiri uwo narindiwe mbere, sibyo? N'imikorere yawe y'ubwonko muri rusange ikagenda igabanuka. Ibyo ngibyo rero ari byo wambajije ngo ese tubihuza gute n'amateka umuntu yanyuzemo. mvuga ngo turahuza mu mutwe, tunahuza imigirire n'imigenzereze y'abagize umuryango uno munsi, ariko cyane cyane ya miryango irimo y'amakimbirane. Rero niba umwana avukiye mu muryango urimo amakimbirane, buri munsi baratongana, buri munsi bararwana, sibyo? Bikamugeraho bikamutera agahinda no kubabara, bihita bigenda muri cya gice cy'ubwoba. Niba umubyeyi aje atontoma asakuza, umwana ari bwikange, umwana agiye kwisha munsi y'igitanda cyayirukanke asohoke, cyo cya gice cy'ubwoba. Ibyo bintu nabibamo uyu munsi, ejo bundi icyo gice gishinzwe kugenzura ibintu by'ubwoba kiri buze gukora cyane, noneho kize kuganza cya gice gishinzwe kugenzura ubwoba. Ari byo navuze nyine, kuba yaturisha, kuba umuntu yaba karume, sibyo? Amarangamutima ntari gishinzwe ibintu byo kugenzura kurira, ibintu nk'ibyo cyo kiganzwe icyo gice, sibyo? N'ikiganzwa rero no kwiga na cya gice cyo kubijyanye no kwiga nacyo kiganzwe. Uvuga ngo niba umuntu abaye muri ubwo buzima ukwezi kumwe, amezi abiri, umwaka, imyaka 10, agakura muri ubwo buzima, hazabaho icyo bita mental retardation. Muri make ni imikurire nidindira mu mikurire y'ubwonko, sibyo? Usange umwana nyine cyase umuntu mu buzima bwe uvuga turi muntu ntago ajya atanga umusaruro twifuza, uri muntu nta bitekerezo yatanga, uri muntu kuko umuntu nta muntu utanga icyo adafite, sibyo? Rero nuko ubundi bigenda ubihuje, ugiye mu buryo bw'ubuzima ukabihuza n'ahantu tuba. Niba warabonye ababyeyi bawe barwana rimwe kabiri, niba umubyeyi wawe yaragukubise, sibyo? Niba umubyeyi wawe atakwitaho, ahora gukubwira nabi, niba utabanye neza n'abaturanyi, umwana wawe akajya bibona bikamubabaza, ibyo bintu bikomeza byiyubaka mu mutwe we, bikagenda bigenda muri urwo ruziga rwo kuvuga ngo igice cy'ubwoba kirimo kiragenda kiganza, bigenda gutyo, ugasanga niho abantu bakuze, babantu twita urubyiruko, babantu za mbaraga zigiye kubaka igihugu mu minsi iri imbere ahazaza, ntago bafite bwa bushobozi bwo kubaka igihugu. Yego, ubwonko bwabo ntago bukora ku kigero bwakwe kwa bukoraho. Bahorana umujinya, sibyo? Bahorana agahinda gakabije, bahorana ubwigunge. Ibyo ngibyo kugira ngo babyiyibagize, bakajya mu biyobyabwenge, kajya gushaka izindi nshuti abari kumwe nazo wenda zituma yumva ameze neza. Izo nshuti ni izihe? Ni izikunda kunywa inzoga, ni izikunda cyangwa se umuntu akajya mu ndaya. Niba ari umugabo abona mu rugo we byanze, akaba yagiye ku ndaya, akumva byibuza muri we abashe kumera neza, mu mutwe abashe kuruhuka, ejo azasubirayo, umuryango usenyuke, abana bakuri ahantu hatari heza, igihugu kigira abaturage batabayeho ubuzima bwiza. Ubwo turaza kwinjira mu buryo bwo kumira mu kanya, ariko tukiri aha ngaha, umuntu akwiye kurebera umuntu ufite ibibazo bitangwa no kumucira urubanza mu Kinyarwanda cyiza. Fata tujya twumva umuntu y'umugani ngo umuntu ngo yiyahuye, bati mundi umuntu utekereza yahora gute kwiyahura n'ubugwari, wenda se nkoresha imvugo zigaruka mu bantu, cyangwa umuntu nk'ubwo twavuze aradasinziriye, ubwo ni gute udasinzira, ese nabyo rero wabwira ko adashaka buri afite burese nyine ukumucira urubanza. Ubundi umuntu akwiye gucira urubanza umuntu ufite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe
cyane byo ushobora kumusubiza inyuma mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Okay. Ni ukuvuga ngo akenshi hari igihe abantu bashobora kuba bamubwira bati dufate nk'urwo rugero twavuze tuki wenda udashaka bo bakaba bazi ko ari kugira ngo bamushyireho icyo gitutu kugira ngo yikubita agashyi, Yego. nyamara bishobora kumusubiza inyuma niba ari byo koko. Ubundi umuntu akwiye gucira urubanza umuntu ufite iki kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. nibyo nagarutseho ngo buri mwanzuro wose dufata, buri kintu cyose dukora kigira ingaruka nziza cyangwa mbi mu buryo bw'igihe gito cyangwa bw'igihe kirekire, sibyo? Iyo uciriye umuntu urubanza habaho ibintu byinshi bitandukanye, agira icyo gitutu, sibyo? Iki gitutu aricyo gishobora gutuma wenda azashinga uwo muryango, niba ari umuntu watinze gushaka agashinga umuryango utazakomera, kubwirumva n'ingaruka ingaruka uteje wowe, sibyo? Ikindi kintu ucira urubanza nawe atangira no kumva yihejwe, nako ahejwe, agatangira kujya ku ruhande, agahura n'abantu, niba ari abantu batangiye kuganira ikiganiro runaka akumva we ntago abarizwa aho hantu, sibyo? Bitewe n'uko uri gucira umuntu urubanza, ni naho usanga n'imibanire hagati y'inshuti yangirika, kuvuga ati uriya buri gihe abangendaho cyangwa se buri gihe aranyibasira, sibyo? Usanga iriya tsinda ry'abantu umuntu ashaka kuhajya kuko yumva atari bwisanzure, baramuserereza, baramutesha agaciro. Yego. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu bisubiza ubucuti inyuma buri hagati y'abantu. Ibyo bintu bigatuma umuntu akora imyanzuro y'ibintu runaka atari yarateguye, atateganyije, bishobora kumujyaho ingaruka z'ahazaza. Ibyemezo bihubutse ari byo nyine n'ubundi biguma bituma twisanga muri rwa ruziga ruhoraho, ukuriye ushatse utarabiteganyije, ibyo twahoze tuvugaho, umugore nawe ashatse atarabiteganyije, yagezemo umwaka umwe pafu utangiye kurwana, umwana wa kabiri muravuze ati se turatandukana gute n'aba bana babiri, nyuma y'imyaka 5 ati biranze, ndagiye nawe shaka aho ujya, tuzashaka ko tubaho, ubwo ngubwo nyine ubuzima bukaba bumeze gutyo, umwana agakuriramo aho ngaho, nta kintu cyiza yigeze abona mu muryango. Niyo baba bafite amafaranga, ibintu byose akabyimenyera, akimenyera izo nshuti, akamenyera abantu bo kugendana nabo, akishora muri bya bintu bibi, nawe akazubaka umuryango umeze gutyo, tugahora muri urwo ruziga. Niyo mpamvu rero tuba twaje na hano kuganira n'abantu kugira bamenye ubuzima bwabo babaho, ibyemezo bafata buri munsi bigira izihe ngaruka mu gihe gito cyangwa igihe kizaza. Bakwiye gufata ibihe byemezo biciye mu zihe nzira. Reka no dukomeze ubwo tugere no kwita twinjira neza mu buryo twakwita nko gukumira cyangwa uburyo buboneye twakwiye kubikoramo. Ariko uyu munsi tubyinjiremo nk'uko hari ibimenyetso bigaragaza ko wenda nk'ingaruka imwe mbona y'abantu bashobora kubihirwa n'umuryango, ukumva umuntu ngo nta gikwe, urumuri se zamariho kangahe, ubundi se harimo ugashaka nyine ejo ugatanya ziri hanze hanga wakurikiye ibintu za mvugo zita zisanishwa n'abantu nyine. Ubwo urumva abantu badatangiye kusa n'ababihirwa, abantu barabihiwe. ubwo tukomeje mu ngaruka cyane urubyiruko. Urubyiruko mu by'ukuri rusa nk'urubihiwe n'ingo ziriho, rutarageramo kubera ko bavomye ikibi muri izo ngo ibyo babona. Abenshi bakavuga bati se ubundi kukinya najya kwitegaho igisasu kanaka wagiye mbere we byaramuhiriye, akisa igisasu kandi rwa rugo ngo rwa n'umugisha, rwa rugo rw'umugisha, rwa rugo rwiza. Ugasanga urubyiruko noneho tuvuye muri rya hungabana ry'uruhererekane bakomora ku babyeyi mu barushinze, ariko tugiye mu rubyiruko rufite ihungabana ryo kudashaka kubera none ingo ziriho zubatswe kandi zitameze neza, nazo zikaviramo bamwe mu rubyiruko mu kubivaho. Guhungabana mu buryo bw'ubuzima bwo mu mutwe